Ibihe byiza kuri mwe mudukurikiye ku murongo wacu wa Duo TV by'umwihariko mwe muri hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara enye zigize u Rwanda ndavuga amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengera bwaryo tubaye ikaze. Abari mu bihugu bitwegereye, abari kure muri diaspora mwese mwawe ikaze. Urakoze subscribe ni by'agaciro umuntu wacu, ariko nawe turayikora bo wa mbere mu kuyikora kugira ngo tubashe kubanira mu bindi biganiro bikugire mu buryo bwihuse. N'abatindiye ngende Garius nk'ibisanzwe mwawe ikaze. Uyu munsi ndi kumwe n'inshuti, reka batwibwire. Bro Gwan. I'm good. Meze gute se? Fresh kabisa. Amazina? Nitwa Fisto. Fisto Do. Yeah. Sister meze gute se? Fresh. Amazina? Esther. Urasa neza kurakeye. Thank you. Urasa neza pe. Bro reka urebe uduke se? Cyangwa ndi kwa post gashyashya ka the- show izaba ku ya mbere. The bench. The brand of Bros Melody. The New Groove. For Ni by'agaciro. Aho muzajya kubashyigikira mwembi ariko. byatari. Ubuse uzaba Nzajya kwandira gushyigikira kwa The sister. Ben. Nzajya gushyigikira The Ben, ntabwo nzajya kubashyigikira bombi. Wowe uzajya kwandira The Ben. Ariko n'ubundi yashoboye kuvuga yuko wese agomba kugenda ari ku ruhande rwe. Ntabwo For abafana sure. bose. The Ben ubwo soza bari kuri party yanjye. Of course Bros Melody. For Nase ko mbona ajya muri abantu muri close mukaba mudahuza, nzajya gufana abantu babiri batandukanye kandi muri bamwe kwanya. Iyo umuntu atangiye umwaka ahitamo nabi, hari igihe bisoza uko. Ariko ni no sister niye mpamvu ituma koko The Ben ujya kumushyikira. Bruce Melody n'amahita afite urashaka kugima The Ben. Na Bruce Melody burya afana The Ben. Aya makuru yafite. None no shows The Ben wayitangije se Bruce Melody ntayobotse. Come on. kandi Melody yavuze ati nyinshi kubita The Ben akanoza ku. Azamukubite turebe. Bazashyireho n'ibiboro bya gym n'ibintu byo kurwana. Ariko byo Bahangane mu buryo bwose. tugiye muri ibyo ngibyo ari ya The Ben umusore kuri fiki kabisa. Nose mwana. Nta nubwo ari yari gusa. Nandi. Na. Aho ngaho nashaka kumenya rero. Aha ni hehe ushatse kuvuga. of course. None se bro, wenshi niye mpamvu uzajya gutuma ufana Bruce mwana. Bros no mukozi bro. Bruce Melody munyakazi. Ndanga 2025 bora ba time. Ni sisi ngo Man. After colorful generation. yego. Hariho indirimbo zirenga 10. Ariko Karafuri yarahiye. Ubusura cyemva yicuranga Karafuri generation. Yarahiye pe. Oya bro. No kuri kwima. Byarabaye n'ibiriya indi na man. Namahane. Ariko nubwo byaranze ntabwo ageza The Ben. Okay, vuga nk'amazina atatu. Hadaciyeho amasegonda 5. Vuga amazina atatu y'indirimbo. Me, I can say, Rimwe, kabiri, gatatu, gatanu. Oya mutware gake. Ariko usanga amandi y'umurodi. Wa mugani katire ko muri no gufana ibintu muzi. Gufana ikipe utazi. Buriya banzahera kuri wowe. Banza umbwire kuri Colorful Generation ya Bruce Melody nko muri inyuma bisanzwe. Bwira byibura indirimbo eshanu twumve ko unamufana. Okay. Nawe ndabizi ariko kureba avuga ati mfite umufana, wabone ejo ndavuze ati umwana afata gatikizwe undi muri The New Groove. Kugira ngo tugendane neza nk'umufana wa Bruce Melody. Nawe ndabizi agukurikiye kugira anamenye kuri uri proud. Basi tubwinde indirimbo eshanu kuri iriya Indirimbo ya mbere album irenze sinzi niba nandi barayikunze nko nayikunze. Yego. Gusa agarago to Ulo. First one. Okay. Second akaza nzago umugisha. Of course karimbo keza. Akagospel. Gasa karimbo keza k'abantu babara. Fushumvishe. Aho ntabirenze ndagakunda nyine nkuko N'umufana. urakaza neza muri team. Nyakazi indi biti Colorful Generation. Of course Malwana. N'akarimbo k'abantu babarabuze ababyeyi. Yego kwa mama. Yego. Harakarimbo kabo kabagene. Yego. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ngerega nubwo turi kumwe gutya buriya nanjye manze ni declare ntabwo ndi kwari rwa Bruce ngewe rwa The Ben ndikurwa sister nawe tugendane tubwite ingome shanzi kuri Plenty Love tumenye ko umuntu abashyigikiye mu bafana pani byo kuza mu babeshya ariko barakurikiye ndabizi. Ibintu bya The Ben rero iyo ubwira abantu bibanza ukamenya n'ingano y'ubwenge bwabo. Ibintu bya The Ben ntibyumvwa n'injiji pe, nta tuntu tw'inyuma bafitemo, nta bintu by'inuza bafitemo. Urumva ni ka Forever, Plenty Love, Nana n'utundi twinshi. Indirimbo z'abantu barira. No way. Hari indiri Yo afite amarira hafi. Twamaze. Ararira uriya mujama ararira. Kurira nukoza amaso twamaze. Nukoza amaso n'umugabo sikavanga muri ajya mu nda wajya sohoka hanze koko. Uramushyigikiye? Ajya mu yihenda ko nde wabaroze. Nokuri Nde wabaroze. Bararira se nibagoro. Oya amara mugabo ajya mu nda. Wenda The Ben ntakanyuzemo ariko nawe wenda nubwo umufana. Nabo bari bose bararira nuko barira bifashe. Nta muntu w'umugabo kuraga. None se n'ubutaha uzarire sho ngo iki
Katugeze ku ya kabiri. Yazivuze yavuze forever avugana na ariko batubwiye 3 zonyine gatwe kumucalenjinga buriya babizanyeho none se mwebwe ubundi bano hanze babiri ubundi umuntu akwiye kubashyira mu bintu bya battling mwana urabona ngiye nk'ubunekereza ko cyayitaramo nubwo cyategwa ari battle n'ubunekereza ko umufana The Ben azirinze za Bruce Melody za Bruce za The Ben ariko se buriya bo ubona amashari bafite atari hagati yabo ubona bafite amashari hagati yabo ikintu njye navuga nko ku ruhande rwanjye ntabwo uti byose ko ari umuziki nyarwanda no pushinga ujye hejuru ugire viral njye wango barabageranya wese kuri staff ze uwo birenze nyine tumurebe ukoze hit tukamukunda gutya pana comparing abantu ahubwo natwe abafana badushira mu gihirahiro ugasanga nk'akaririmbo kamwe karasohotse uragakunze akandi ntugakunze nyine bya bindi dusanzwe dukora mu busanzwe kamukumva ni keza kandi ukumva si keza nk'ubu hari urwo numvisha umuhanzi yasohoye ngo niba rwitwa Nyiragongo numva nta indirimbo utamenya ziri bizarre hari indirimbo utamenya rero hari yizuka ariko nako se yavuze ko wanga umuhanzi yasoko umwanga pe ari igihe ugerageza kumva message iri mu ndirimbo yasohotse imana ukayibura uko indirimbo ya Bruce Melody ushobora guplaying uri iwanyu hari nk'umuntu waje kubasura afite abana ugahita yiruka ukajya gukuraho bluetooth ugacomora amararo ugacomora amashajeri ibintu byose kugira ngo uragire ariko Bruce Melody valide karabate hari iz'abakuru hari n'iz'abana urugero iz'abana twagiye yabweswe mu maze tugendeye Bruce Melody yakora bakumvisha nka mushiki wari muri 6 prime ya gatandatu niyo yakumva ya Bruce Melody niyo yakumva nk'urugero cerebral ari gutsinda amasomo ariko nawe rero niyo mufana ariko ndi supportive ariko none icyo nashaka nuko abantu nyine wenda bazajya bakunda gukompeta abantu cyane so ujye ubibona no mu by'ubwiza bajya babikora bagafata abantu babiri mu byo kunu mu bintu byose basigaye babikora bagafata abantu babiri kandi ibyo bintu birica ubu batangiye kwivugishwa ngo abafana bumwe ngo bazazambaye umweru ngo abundi bazambaye ariko nibyo kugira ngo tunateze imbere kandi nabone icyo bakuze ni bato bakuze ngiye bagenda bambaye umutuku ariko tureka mu maze nkubwira nako ba confusing nabonekeza ko abantu bakurikirana kiriya ngira concert batari inshuti ariko baza kuri media bakatwiga ko nka Bruce Melody bikunda akasa nk'ubifinga The Ben ho gakeya nyine akadu confusing abari gukira bari nibo bapranka bambere wowe ubwawe bavuga mu mutwe bavuga Ronaldo na Messi ngo aside ni inshuti ariko ntago bari inshuti buriye uriye mu competitor muri business sibyo rata influence y'abantu ntago yabura nta nubwo muri business uri mu gukora ibintu mwavuga ako bano batipe ntibanaririmba ntozi indirimbo zimwe ntago baririmba baririmba utuntu romantike cyane tw'inkundo ko twiza se ashaka gutereta bakifasha The Ben tumwumva kari ari wa muntu ukunda ibintu byo gusimba ashaka gutereta beta gukoresha indirimbo za The Ben ariko nashaka kwinjira ngo umuziki nanone watangiye fu umuziki wita kuri melody ariko melody zose zose arazifata man turimo turukundo twose aradufite izi byina akazifite akurukundo ka Bruce wumva kari hafi twakera hari ngo mutuzi man twakera afite hari abatereta bitwaje ibintu nkako ngatuza oya ariko ikindi bakundira bano bajama ni ba grand frère ni n'abantu bajya hanze bakabona bafasha abajama bari hanze cyane cyane ngarukeho impamvu ngiye nakunda na Bruce Melody wawe Bruce Melody adu confusing mu mutwe nibwo tuvuga ati indirimbo n'umuntu w'umustar bita Diamond ikamara amezi 4 imagine icyo kintu cyari kwitegura bro oya nabyo kugira ngo waguhe ikintu kitameze neza bita ko waguhe ikintu kirenze kandi turi kumwibagirwa mukantara tubona undi muhanzi tugiye muri show yiwe katubona Chrissy mukanya Chrissy itari kurakanya indirimbo none se ubu naza bibi bro nubwo atari bibi se Bruce Melody aba yicaye tumwicaje mukanya nta ndirimbo ari kuvuga ntabwo wasabonye mani bora agiye gutamo nabonye bahita nguki inde Bruce Melody nta karumwaba yabategura abantu kanyabugogo ngo umutipe kari akantu ba 90% ira kari akantu se kari akantu baganiye munyatrana hagira ngahageze none se ajya kudahukana Diamond atwemeye narayiduha umufana Diamond warayishyuye watanze wangaye kujongo oya ariko njyewe ngenda hanga mbere ya babiri abantu kugira ngo ngende intumwero neza ngende intumwero kuki sajya kubivuga pressure mbere kizo no kubivuga njya kuvuga ati ngiye kubakubitira indirimbo n'uyu nguyu bila yuko kanguru giye mavu ngiye mfana The Ben asa nta nubwo abonye amafoto bari muri studio oya kanguru ari amafoto se nibiki kanguru giye nanjye uriya The Ben ejo bundi twari twumvisha indirimbo ye na Mbosso yizumva ngo ngiye kuba indirimbo ngiye gukora ibiki yese dukubita nta kibaye nta kindi kintu ahita bikora nk'umuntu w'umugabo
ako si umuntu wawe ngo ni Bruce Melody ngo mfite ingoma ngo yaje ngizaje wamupejeje njye ariko nanjye nkunda impamvu ngiye kumbwira ngo The Ben impamvu nyiriho ni umurigende mwana ugafata umuntu umaze imyaka 20 mu muziki umujyanye n'umuntu Ben yavutse ryaruzi ko numva ari no mu bwana bwanjye niga nka materineri The Ben abajene afite ukuntu badasaza ntago The Ben nawe turamushinja ibyo bintu ko atajya asaza urabona aracyari umusore ni bogari kandi ejo mundi kwe kumva ngo umuntu ngo yakoze igitaramo ngo 2007 2007 no kuri ntabwo byoroshye cyane ariko iriya concert ni nziza man ariko abantu kuri team ya Ben ewana njye na sister twifatanyije abari kuri team ya Ben mu training ese ko mundwanyije nyakubahwa Ben na madam mwaduhaye dutike twa VIP ni turi babiri uyu nguyu rwose njye bazama VIP stage none urabizi Bruce ni ikintu tunafana ngo ngajya vuga niba cyaza ari kunyumva yabikora Bruce is fun kabisa reka turebe uri ku ruhande rw'isi tubibakize mu maboko The Ben na Bruce ntabwo tuzaba tuhabaye niba bidukorera kamera tuzahagira tubibereke tuvuga Duo TV yahageze murebe cya gitaramo The Ben ari kubidukorera Bruce Melody arahari ndetse tunivanye no magambo tubiye kuri stage ubundi ninde mwami w'umuziki mu Rwanda cyane ni byiza abasaza byiza gura namwe kabisa thanks brother man thanks kabisa mwakoze kudukurikira ngere garisi nk'ibisanzwe wowe turakora subscribe ikore tubane mu bindi biganiro byazo kurikira ciao